To you, happy birthday to you, happy birthday to you, Ravina Shema, happy birthday to you, isabukuru nziza, isabukuru nziza, isabukuru nziza, Ravina Shema, ibuka itariki wavutseho. Guys, Ravina Shema muri mu bantu nkunda cyane kandi mpoza ku mutima, isabukuru nziza. Happy birthday. Umeze ute? Nta mahoro. Amwita Shema. Itagayima. Gahi. Shema nyine ndakwemera, so nyine uziko uyu munsi nyine isabukuru yanyu, ubundi uziko tukishutinga ibanga twayanye tubafetera hamwe na Ravi. Oya nuko uko byamera kose ndi kubitekerezaho. Ariko ndaguhamagara mpaka ndifuza ko rwose umfata. None umwana akubwira ko ngukunda. Hose babireba kuko buriya munima gukora ikintu cy'indashyikirwa, mushaka kugira umugabo atarakubyaye nta hantu hamwe muhuriye. Cyane ndishimira nyine aba boss banjye, harimo Nyambo, akabamo Jojo, akabamo na Kiraman. Yes, n'abantu njyanganiriza rimwe na rimwe nk'abatisa none uko bigenze gutya bigenze gute. Yes, ibihe byiza mwe mwese munkurikira gatanu ko kandi abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'abari mu ntara ya gatandatu ya diaspora. Mwese ku mutima mani, ku mutima kabisa. So ushobora kwibazana rero ngo bimeze bite. Mbere na mbere nkushishikariza gukora subscribe kuri Okonko Media, kandi ikindi cya kabiri ukunde nyago muneka ibikorwa byanjye kuko uriya ni mwebwe nkorera, kandi ikindi cya kabiri gituma nacika intege n'urukundo rwanyu mugenda munyereka. Ushobora kwibaza rero ngo uyu munsi noneho ngo ibintu bimeze bite. Mu biganiro byagiye bitandukana, hari benshi bagiye nyine banganiriza bakambwira Valence turakwemera mu buryo n'ubu, tukunda uburyo udacika intege kuko nk'ejo muri muko nabibabwiye ku kiganiro cya mbere na uploadinze kuri ino channel, babwira ukuntu nari maje kubikuza ariko bwa mbere bakabanyambuye monetize. So nari mfite projet nyine ya danje nari nateguye mu musure ku kiganiro cya mbere murebe. Ni projet nari nakozemo n'ubukwe. So namwe murabizi ibintu byo gutegura ubukwe ukuntu bigenda, ariko ibyo byose nyine nabuze uburyo na uploadingamo kuko urumva channel yari maje kwangirika. Ndavuga ati rero uko byagenda kose n'ubwo ibyo byose nyine bimbayeho, buriya yabango ibikanisho by'umwanzi ntiwumenya kuntu bije, ariko ibintu byanye no guhatana. Ikindi cya kabiri kano kanya cimira nyine abantu cyane nta abantu rimwe na rimwe tujya tubana nabo, ariko gasanga ubana n'abantu ari abantu baguhema gusa. Ahubwo ikintu cyacimira Imana cyane ndishimira nyine aba boss banjye, harimo Nyambo, akabamo Jojo, akabamo na Kiraman. Yes, n'abantu njyanganiriza rimwe na rimwe nk'abatisa none uko bigenze gutya bigenze gute. Kambwa ati Valence kora shabuka ibi niyo gutya na gutya. So none akarusho no mwabonye Nyaburo noneho ejo bundi ibintu yadukoreye, mwabonye ko noneho rwose bamutereye vi. Uriya niba ari ikintu cyambere ndi kwishima nk'uko ikiganiro cy'ubushize nari nagikoze mvuga ati Nyambo ndi kugusengera, ntago nari nzi ko bino bintu biteguwe cyangwa yabiteganyaga, ariko icyo nabwo cyo kano kandi nuko Imana imva gusenga kwanjye. So rero uyu munsi ushobora kwibaza wenda ngo bimeze bite. Uyu munsi hari umuntu nifuza kugarukaho cyane. So ari Nyambo, ari Kiraman, so arigenzagenda ngambagara ko wenda mu bigano by'ubutaha, ariko uyu munsi mu nyemerero no mvuge ko runo mwana w'umukobwa bita Jojo cyangwa se Ravi, mwagiye mukunda muri benshi mu bikorwa bitandukanye. Kamanza nsome. Yes, ushobora kubaza rero uti Jojo ni muntu ki ku bantu wenda benshi batamuzi. Jojo mwakunze wenda kumubona kuri social media, mukamubona mu mafilimi, mukamubona ariko kujya gufasha abantu n'ibiki, ariko mukibaza ese ubundi wenda nkanje Jojo ni umuntu tumaranye igihe kinini cyane. Ndumva kuva ninjira muri cinema naje musangamo, sinzi ngo maze mu gihe kingana cyangwa ashaka ko ari mu myaka nk'itanu gutyo, hafi muri 3 cyangwa gukomeza, kuko nyine nzi ko ari umuntu nyine nasanze amenyeye, kandi nanjye namaze igihe kitari gitoya. Ariko ngiye ikintu ndi kwifuza kugarukaho nyine kuri Jojo,
mbere na mbere ni ku isabukuru ye uyu munsi, niyo mpamvu muze ati reka namuvugeho ndetse namwifuriza n'isabukuru nziza. Nibiza ko dukunda yagiye wenda naza kumuhamagara mu kiganiro wenda nawe akadisuhuza, bishobora kuza gukunda nawe atari mu kazi. Ariko icyo ndi kuvugaho ni iki ngiki, munyemerere muhere hasi kuko ni umuntu nyine nanjye ubwanjye ndeba nkavuga ati uyu muntu njya nkunda kumubwira ati Jojo uri mu bantu mfatiraho icyitegererezo kandi nyine gikomeye. Kuko ikintu cya mbere cya Jojo namuje kumubonera ni wa muntu utajya ucika intege, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri ni wa muntu nyine ukora ibintu bipanze hahandi kabisa n'akantu kose nyine. Hari ukuntu bana n'umuntu abureka kwigisha no kujera. Jojo sinkubeshye mu bantu nyine bayigishije kujera, mu bantu bayigishije kwambara, kumva hari ukuntu najya ngiye gutya najya nko kuri tere kagata Valence hangaho uje abiri, kumva ubutayi nubwo nkaza namenye nyine akambwira ati imyenda ikubera buriya wagiye umera gutya na gutya, kuri umuntu umeze gutya na gutya wahaye note. Kuki ibintu bitajya bitekerezo kandi Valence uri umuntu ukomeye, mba nkubona mo nyembe mbese mba nkwizereyemo mbona uzakora ibintu byinshi bitandukanye. Kuki ibintu bitajya bitekerezaho? Iki ni cyakare kugira ngo uzamuke kandi ibintu bigende neza. Gusirimuka ntago ari gusirimuka mu mutwe gusa, gusirimuka ntago ari gusirimuka wenda kuko ufite amafaranga, ahubwo umuntu umusirimu uri agira nuko yambara. Niyo mpamvu rero nka kano kanya nyine muri kumbona gutya. So mu byukuri wenda ni kamvuge nk'uko nambaye, nabona kamutubona ari no kote rirahenda, kumva niyo mpamvu abwira ati bwa no gusa neza nabwo nyine iyo watangiye gusirimuka mu twara n'abantu b'abasirimu cyangwa bagusirimura, naho nyine hari ukuntu rimwe na rimwe ugenda nyine widevelopa. Rero aka kanya wenda mu bantu bagiye bakunda kumanya nyine ibitekerezo bwa Valence, so ndifuza kukubona nk'umuntu nyine uzava umuntu w'umugabo kandi ukomeye. Ndifuza kukubona nk'umuntu uzava mu producer ufatika. Mbere na mbere bihera nyine hahandi hatoranye kuri twatundi duke ubona twadufaranga ndi tubona bati kwambara neza ntago ari kwambara ibintu by'amafaranga menshi, aho kwambara neza no kumenya ngo ubundi isi ibintu bipanze gute. Sinkubeshye ari mu bantu batumye ngo uri pasi nacyo cyo kintu nyivugeho kuko nge nanjye najyaga mbyuka nikubita mu gikowe nigendera igipira uko nagifuza nyine bikagenda gutyo, ariko agera kandi akabati Valence ransabye. So ubwo rero nyine ndavuga ati none bigenze gutaravuga ati mu byukuri wabuze 20,000 byo kugura ipasi. Reka ngo nyarya n'iminsi ibiri abarangi. Ati rero ibyo bintu ntagushaka. Mbese ari mu bantu izi saha nyine banyoroganije mu buryo bw'imyumvire mbere na mbere, twumva nyine bakira ku murongo hahandi nanjye njya mu bantu bafati se ubundi abantu bari bumbone gute. Hari ukuntu najyaga wenda mbyuka mfate reka nkumva wenda rimwe na rimwe hakuntu tujya ubu ufite izina ariko wewe utanabizi, ariko abantu bamwe na bamwe n'abantu bajya bakumenya. Rero iyo ufite abantu bagukebura akubwira ati gira gutya, so nyambe narebyo namushimira ko wenda ngaruke kuri Jojo cyane kano kanya nuko ari we muntu nyine mbese ku kintu wenda kijyanye no kwambara cyangwa no kumenya ngo nkwiye kuvuga iki mu gihe wenda ndaha Jojo byose ndabivuze ariko no ahandi reka nyine bivuga kuko n'ubundi nibwo buzima bwanjye. Nawe uri mu bantu nyine banyigishije kuvuga ngo nimba ndaha ngaha nkwiye gukora iki, sibyo? Hari ukuntu ukunda kubimbwira ukumva wenda ukambwiriye mukabona sinakitayeho, ariko reka mbibwirira abantu naha ngaha reka mbabwize ukuri. None mubona umwanya muzankundire Jojo kuko ni umuvandimwe mwiza. Uyu munsi rero muri kweza ngo wenda nyamugarutseho mu buhe buryo. So Jojo nageze muri filimi nka 2022 gutyo, nibwo nabwo nyine umunsi wa mbere nyine Jojo n'undi twamenyanye. Ni umuntu nyine twagiye dukina ahantu hatandukanye. So najyaga mbabwira ukuntu natangiye nkora twandika nandika the message nyine ndimo ntuzitanga ibitekerezo. So Jojo turakorana tuzamukana tujya aho nyine hari kwa Nyambo. So tuzamuka ubwo tuvuye muri the message nibwo twinjiye muri my love story, naho nyine turakinana. Mbese ari mu bantu urumva ari mu nyine tuziranye kandi no twagiye bajya bamba hafi. Igihe kiragera aza gukora ibikorwa bye mukina kwa Kiramana, ko ikintu namukundiraga nyine ni kimwe nuko ahantu hose nabaga ndi so ko babeshya mu bavandimwe mwe uriya tujye tureka ibintu byinshi. Uyu munsi rero ushobora kuba ubona nambaye wenda gasuti nkanga ukabona karambereye, ariko ntago umuntu nta mwana avuka ngahita yuzura ingobyi. Nimba hari umuntu wa mbere nyine njya kira ku mutima cyangwa mvuga ati kabisa uyu muntu nyine wenda yabaye indashyikirwa kuri njyewe, ni wa muntu nyine no muri cyagiye ntari inkunditse, sibyo? Niwe muntu wambwira ati Valence bimeze gutya na gutya, ugahora n'umuntu akanguta nk'ikijambo nyine bitera Imana nyine murabizi ubanye bwanjye nyeto. Ariko ari mu bantu bagiye bankomeza bakambira amagambo supportinga. Kandi none ikindi cya kabiri niwe muntu wampaga ukuri nkatana nababaye nanamurakariye, ariko nagira nkitekerezaho neza batera ko ubundi uyu muntu umbwiza ukuri atari mushiki wanjye
atari umuvandimwe atari iki ubundi nuko nkuko nakoye kugira ejo nyine nkagaruka mvuga ati noneho muvyeyi ubungubu noneho ubwo bikombona gute nyine rye cyageze nyine najya mpura nayo bati cyawenda twakoranye ati noneho uyu munsi wabonye ibintu bimeze gute mbese urumva yuko kano kanya kuba muri kubona Valence wenda mubona mu buryo butandukanye muna Valence sinzwe ngo unkunda kuruhe rwego cyangwa se umbona gute ariko reka mvuge ngo uko mbona kose hariho n'uruhare rwande rwa Jojo. Rero uyu munsi nashaka kugaruka wenda nko kubikorwa bye yagiye akora bitandukanye. Reka turebe nk'umunsi wa mbere ya uploadinga ayo mpamvu ati buriya mujye muva ku bantu. Yes, ndabona video ya mbere yashyize kuri channel kuri ngi Jojo Films yagize 8,900. Naka video gafite iminota 2 yayikurikiye naho ndabona yaragiye nyine zamuka gake mu 10,000 gutyo. Ariko noneho reka mbereka kubona noneho icyo bita umukozi niki. Haje umuntu uvuga umuntu rimwe na rimwe kabati ubundi umuntu wenda ntukumutakariza niki. Ariko nziko nizana neza nshidikana ko ibintu ngiye ndi kuvuga kano kanya namwe ndiyo ni mu scrolling cyase ku bantu bamuzi izi character nyine muzagenda muzibone. Amaze imyaka 3 akora uko iyi video ndabona kuri channel ya mbere iyo video iriho imazeho imyaka 3 ifite 8,900. So ushobora kwibaza ngo none se ubundi uyu muntu nyine niba video ya mbere ifite 8,900 akaba amaze imyaka 3 akora ureko kuntu nyine ibintu bigenda. Uyu munsi tuvugana intimba ya Ravi ahigeze. Intimba ya Ravi hari imaje kumaraho amasaha 3 imaje kugira 13,000 mu gihe video ya mbere imaze imyaka 3. Wumve kuntu nyine buriya umuntu yakora adacika intege ibintu bigenda. Video ya mbere imaje ifite 8,900 ariko imaze amasaha 3 imaje kugira 13,000. Kano kanya ndi kwibona saa 8:20 z'uyu munsi z'isete 27. So urumva mu byukuri nyine urumva hari differ. So ni wa muntu kano kanya ari gukubita ball ukabona nyine yazamutse mu 100 n'ibiki. Ariko mutwara tukunda kuganira rimwe na rimwe akambwira ati nyine Valence ariko njyaga nkunda gushora nkikora kuri Valence Bishop. Niyo umuntu ajya kumbwira ati Valence wabyanga wabyemera nyine nimba ubonye ufaranga dukiya nyine dukoresha uko turi kandi so kubabeshya. Abenshi ahantu bajyaga bambwira ati wamanje mukabika amafaranga ati wenda karibwo wazakora project ifatika. Guys, hari abantu bakora project zirimo n'amafaranga menshi zigashya ariko ngiye nyine ari mu bantu bajyaga bambwira ati mbere na mbere nimba ubonye ko uploadinga uzajya uploadinga utitaye ngo ukwiki utitaye niyo wabona views 100. Izo views 100 ita uploading ntabwo ari kuzibona. Ejo ni hiyongera izindi 100 bizayibaye 200. Bitandukanye nuko wakicara gutyo gusa wabona amafaranga ukayajya amandazi cyangwa ibiraha bikaranyira cyangwa ukayagera mu marangi ugakompoza. So rero ndacyavuga ku mikorere ye. So ubwo aho ngaho urumva kuri channel ye ashize imyaka 3 mbese akora. Niwa mutarageza chiki intege yataragize nyine areka kwa uploading kandi no yaje akora ibintu bitandukanye. Urumva yabaga ari mu matimu menshi atandukanye ari kwa Akira ari kwa Nyambo ari nahe n'ibindi birakabyishe gene akora nyine nijoro. Niwa muntu nyine ndege ngambo ati subundi ko mbona buri kanyura aho muri kanyura nijoro rangaha ubundi kuko akeshi na keshi yavaga nko kwa Akira hanini tugishute nka mayati ukabona agiye nko mu mpara babarepeta n'ibiki byose niho nkibaza nkabati ubundi wandika ryari. Ego yajyaga nakunda kwimbaza cyane ya nyine akora filime Impeta nayo mwakunze mwarayibonye kubyumva. None nkibaza hari ukuntu ugenda yani kuna viru nakagwa mtu ama unamwangalia ukaona jiuliza kwamba sasa huyu mtu yani ni mtu wa aina gani. Abandi bakobwa cyangwa niki twamenye ko ari babana nyine usanga bari muri ibi ariko ni umuntu nyine ufata initiative mbese ngamubwira ati wowe nubwo wenda tukubona uri igitsina gore ariko sinkubeshya ahubwo umugabo kandi ukomeye. Hakuna nkunda kumusereza nk'abatereko bitewe n'akarwenda bagakoze nk'abatereko bundi batora bameya wabaga hehe. Urumva ibyo byose impamvu nyine ndahuna kubikubwira Jojo nta yindi nuko nyine waga ngiye urabizi yuko bizakanuka kankoma ngira gute nyine ndemera nguko rero. So mu byukuri arazamuka agira inimetivaho aza ku ntimba ya Ravi. Intimba ya Ravi vaho ngo asigaze do arebiri ari bikomere nyine urumva mu byukuri icyo ndi gushaka kubigishanga bavandimwe buriya uko waba uri kose uko waba umeze kose iyo uri gukora wowe ushobora kuba wumva wenda uri gukora ukumva ko ari inyungu zawe ariko iyo wiyemeje gukora cyane kandi ugakora cyane nta muntu bangamiye ugendana n'abantu neza singo cyane benshi babigiramo inyungu. Rero uyu munsi nge none ntago muzi ubakazi none nipanze. Niyo mpamvu rimwe na rimwe hari ikintu abantu wenda namwe iki kintu mukimenye
ushobora kuba uri gukora neza, ushobora kuba uri guhangayika uvunika ugira gute, ariko reka nkubwize ukuri, nubwo buriya uri gukora wenyine ndabona bigize, ntago inyungu rye zigeze kuza, ntago ziza kuri wenyine. Reka wenda mbahe urugero nyine rworoshye. Mu by'ukuri nko kuri Jojo nyine ndi kuvugaho, yatangiye nyine ibintu ubona bimugoye, nabiberetse ati nimba video ya mbere ibifite 8,900 ariko ya kabiri mu masaha 3 kugera muri 15 gutyo, mu by'ukuri urumva nyine hari improvement. Ikindi cya kabiri, atangira byari ibintu kuri we nyine binamugoye pe, ariko uyu munsi tuvugana izo ngorane yagiye agira nizo zatumye kano kanya twese tubonamo akazi. Hari urabona gukoresha abantu batandukanye, harimo Shema, harimo n'abandi. Urabona afite team nini kandi nini cyane. Isi nibyo gusa, ubona ko team ye yeza gukora ibikorwa byinshi bitandukanye. Mwabonye mu minsi yashize umwana bagiye gufasha, wa mwana umaze imyaka 15 irenga 15 mu bitaro, mwaramubonye. Mwabonye ko twipanze tukajya kwibuka ibyo byose. Urumva byose ni biri ku mutwe wa Jojo, biturutse mu ki, biturutse mu mbaraga ze. Ari naho hantu babwira abavandimwe, buriya ikintu nicyo kintu nge muri no minsi ndi gukora. Hari ukuntu nk'ubu ngicara kubyuka nkagusengera, ukumva ukagira ngo kuba nagusengera imbere ya mbere nshobora kubikora atari ko ngukunze cyane, ahubwo nsabwa no kubikora kuko kano kanya niwe muntu uri kumpa amahirwe yo kugunyira gute, yo kugumya kubaho kandi nkabaho neza. Niyo mpamvu rero nimba ufite umubosi nawe uri kunyumva ahangaha, ukaba ari we muntu wa mbere ahubwo ushaka kumusubiza hasi, sinkubeshye, nkubwiza ukuri. Uko ushaka yagira gute, ukuri kumwiba, ukuri kumugavura, uko sinzi uri kugira gutyo ucire hirya no nyira mu cyamuvuga ati boss wacu nibiki, nyine ibyo byose uri gushaka gukora byamusubiza hasi. Reka tuvuge ko asubiye hasi, ariko nasubira hasi niwe wa mbere n'ubundi araheraho yirukana. Ukumva noneho turebe ubundi waza kubihomberamo cyane n'ubuye, nubwo wenda nawe nyine asigiye hasi ku bwawe, ariko nawe hari ibintu byinshi uri buze gutakaza. Kandi yamara mu by'ukuri aho kazi wenda wakoraga iwe, ushaka gusanga wari utunze umuryango, ushaka gusanga wari ugize umwana yigaga neza, none wenda ugiye kureka akazi bitewe n'imyitwarire yawe mibi. Kubyumva famille yawe tangire kubura icyo kurya, batangire guhangayika, umugore wawe atangire kuguca inyuma, icyo kintu mu gitekerezo, umwana wawe ku ishuri batangire kumwirukana, ibibazo bitangire kukuzaho. Nyamara mu by'ukuri iyo uza gufata umuntu nk'uwo ngo warashaka gukora, ukamutera mu bitugu, ukanamurinda bishaka atabishaka, ukumva ushobora kurinda umuntu cyangwa ushobora gukorera umuntu, none wowe ukanamuha orientation ukavuga ati mbo ndabizi wenda umeze gutya na gutya, ariko biteye kwafatishije kora ibi nibi, uko nibyo biratuma twunguka. Uko mukunguka kwawe nawe uri kugenda ubona amahirwe n'ubundi yo kuvuga ngo hano hantu hafite garanti. Ariko mu gihe uri gukora business iri guhomba, ntutangira guhangayika. Ahubwo n'ikibazo cy'abantu twe nyine tujya tujyamo ni kimwe, sinzi ko nimba ari abanyarwanda, nimba ari iki, ariko hano abantu turemye, usanga umuntu ari kugereza nyine kubyutsa umutwe, aho kugira ngo tumutenge mu mutungo ngo tumukurure tumwunamure, aho ugasanga turi kuzana inyundo n'amapiki tuvuga ati nagumeyo. Mwabasazwe ko turi n'ibicucu, ugira ngo umugenzi wawe yateye imbere, hari ikintu wamukenera ngo akigire. Ashobora kutaguha akazi, akazaguha akazi umwana, ashobora kutaguha akazi, akazaguha akazi umuturanyi nawe akagira gute ukamugiraho umugisha. Bino binashaka ko tubitekerezaho, sibyo? Ntitukaze ngo dukore ngo mu ntega amatwi gutya gusa, ahubwo no mugire gute ngo murane ikintu mukura. Uyu munsi tuvugana nibyo ndi kuvuga kuri Jojo, afite team ngari kandi ifatika, ariko mu by'ukuri wenda nka Kiramani yataza kumufasha cyangwa se na Nyambo yenda yataza kumufasha. Kubyumva uyu munsi abantu Jojo ari kugaburira, ntago ariko byari kuba bimeze. Icyo kintu sinzi cyo nimba kimuri ku cyumba nyine yibita ubufatanye cyangwa se kugira umutima mwiza wo kugira gute wofasha mugenzi wawe. Uyu munsi Kiramani ariko kugira filime wenda iri gukubita 70-80 ntuza Nyambo nawe ugasanga ari muri 80. Jojo rero ugasanga n'ubundi ari mu 100. Urumva we bose noneho bari kuri level kandi bose bagize gute barubahana. None abo bantu bose murebe abantu bagaburira, ese tuza gusenyana, sibyo? Urabona iyo tuza gusenyana, reba ari muri timu Kiramani ari he nyine zino timu zose nyine abantu baba badafite wenda akazi cyangwa se bari mu bundi buntu mu bari gukora ibintu batishimiye kuno babangana. Ikindi cya kabiri, mushobora nanone babyeyi reka mbivuge muri ubu buryo, mushobora ko wenda mubona muduhemba gutya gusa, ariko nanone mu nyuma yo kuduhemba nayo turaza famille zacu
zikabaho neza, inshuti zacu zikabaho neza, umuntu yantwereza nkabona icyo kumutwerera bite ko nabonye ahantu njukira heho gukora. Rero nge ubu gahunda ihari nta yindi, niwo mwanzuro nafashe. Nuko byuka mvuga ngo niyo muri boss wanjye. Kumva ari wowe unkoresha uyu munsi, we nari nawe utarankoresha. Ubu gahunda ihari noneho ndaza kujya nababwiriza. Kuko ngiye wundi kubasengera. Ndi kubyuka hatera umusozi hajya nasengera Nyambo, havuga ati Mana gira Nyambo neza, umuhe byinshi bifatika, umuhibe umugire neza mu majya no mu mazi, umuhe umugisha mu buryo bwose, umurinde guhangayika, umurinde gutekereza nabi, kuko nambwa atekereje nabi naye nzi ko ndibuze kubura imikore, ndaza kubura nyina amajyo n'amaza. Nkabyuka nkasenga mvuga ati Mana kutweretse ino ntimba yaravi, turakwinginze kumva yifashe kandi uduha umugisha, uhumugisha Jojo, gumye kumuha umutima mwiza. Jojo ndi kugusenya Imana gumye kuguha umutima mwiza, umutima mwiza ufite abantu ntibazaguhindure. Ukumva ndabizi ejo nejo bundi abantu menye nyine kuntu hari barya ngo ingoni hari zo gufata kano yarabyigishijwe, ariko ndakwinginze ndi mu mavuta yo gusenga, ndi mu mbese nyingirirwa neza n'imbabazi n'Imana. Umutima Imana yaguhaye, umutima wo gufasha, umutima wo kugira abantu inama, mbese umutima w'urukundo rwose. Jojo uwo mutima uzawuharane pe, urumva, kandi ukuri nyangamugayo. Nukuri ibyo bintu bizakomeho, mbese bizome no ku bana bawe, kumva bizome no ku muryango wawe. Ejo nejo bundi tuzasaza tuve muri ibi ngibi, ariko abana tuzabyara nta wamenye ngo bazabaho gute. Niyo mpamvu biba byiza kurusha buriya iyo ugize neza ukigendera. Rero rwose umutima ufite, urukundo ufite, nyine ugenda wereka abantu batandukanye. Kano kanya hari abantu benshi wagiye uzana, wenda ngiye nshobora kuvuga mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'umva nge tumaranye igihe, ariko buri muntu waho wese ashaka kuvuga mu buryo butandukanye. Nubwo nari n'abatona agaciro kawe, ariko nashaka kubwiza ukuri n'abakinyi, wenda munyamuneka abakinyi wenda bagukorera. Reka mabwiza ukuri, nimwe abantu ba mbere bo kumufata mu mugongo, kuko umunsi ibintu byo bizagwa bitewe nawe, simba beshye namwe ubwanyu nibwo ushobora gusanga ari namwe muzabona ingaruka. Nuko ntabwo zatinda tu. Niyo mpamvu rero nugira ngo ukabona umuboss utari ikigoryi, kabivuga gutyo, kumva ukabona umuboss ushaka gukora, kuko ari n'umuntu Imana ihumugisha, ugasanga aho kugira ngo umugisha awufashe awufate awukoresha ugira abandi ugirire neza abandi umumaro, ahubwo ari kujyana mu bitandukanye, kujyana mu nyine yangiza, ahubwo abantu yangiza ubwoko bwa nyine bw'Imana n'ibiki. Mbese mu by'ukuri ugasanga umugisha Imana yaguhaye nta kintu wigeze umarira abandi, ahubwo n'abari bafite agahenge warabatsikame cyangwa se warabakandagiye. So rero mu gihe uri kubwira umuntu Nyarwanda wari wese muri kunyumva muri kano kanya, nimba ufite umubosi akari wa muntu ushaka gukora, kumva we ntago nakubwira ngo gutya na gutya, ahubwo yipanga akazi. Ubwete boss, ibi bintu ko nabitekereje nkabona byagenda gutya na gutya, ibi bintu ntago wabikora kandi byatubyara umusaruro. Nabishaka mu rushunduro bigakunda, hari byazabiguha ngo bimanaging cyangwa se bigire n'abandi bantu bifasha. Mwese nyine mugende mwaka muzamuka. Reka mba urugero rworoshye. Ejo bundi iyo mpamvu ndababwira ati buri ibintu bya Jojo, we ni ikindi none kinakomeye. Buriya mu by'ukuri tujya tuvuga umuntu, tujye tuvuga n'ibyo yakoze. Nabwe kuntu bize timu yafashe timu y'abaravi bose kajya gusura umuntu, uriya mwana wari urwaye hariya ndumva ari za Rulindo hari. Ibyo ngibyo murabizi. Mwibuke ejo bundi ukumva umwana w'umuravi Jojo cyangwa se timu ravi yose nyine yakoreye ubukwe. Ese mu by'ukuri icyo nacyo none ikintu none najya ntavuzeho, wenda nshobora kuvuga ati wenda Valence reka kundi bye ni yamagambo cyangwa kwa kundi n'ibiki akora tujye tuvuga ibintu bifatika. Ninde muntu hakana yuko buri yabukwe utakozwe n'intimba ravi cyangwa se na timu ravi muri rusange hagarariwe na Jojo. Urumva umuntu yaba afite umutima mubi akaba yagira aho noneho afata umwana w'umufana, man ikintu mu gitekerezo tugendane, sibyo? Jojo uriya mwana yaje ari umufana, kumva abahuriza muri groupe, bungo baramenyana rero noho baza kumugezaho igitekerezo cyo kuvuga ati ariko buriya nubwo bimeze gutya twifuza gukora ubukwe. Jojo avuga ati ngayo nguko, reka mabwize ukuri twari turi kumwe kuri tere nyine uko ubona umubyeyi ibintu bimucanga avuga ati Mana yagasana umwana ajya dasaba bitagena gutya na gutya, nyine yakoze ibyo rwose bushoboka.
ariyo mpamvu ati nimba n'abantu bajya mbese kabwiza ukuri bavandimwe, hari ukuntu uhura n'umuntu ukamugiraho umugisha ku rwego rukomeye. Muhungu wanjye ntabwo nkuvuze izina, wowe nyine wakoze uko ejo bundi, ariko sinkubeshye ni kuko uri umwana nyine wacu rero inshuti yanjye cyane. Uri umuntu nyine navuga ngo ibaze kugira umwana azari umufana, genda njyabavuga ati mujye mwitwara neza, mumenye ngo ubundi nkwiye gukora iki. Ari hanye uvuga ngo nimba mbonye umuntu uri gukora cyangwa uri gukora neza, reka mushyigikire. Icyatumye uriya muhungu nawe cyangwa se cyatumye nyine Jojo abakoreshereza ubukwe nta kindi, nuko yagize gute, nuko nyine abana koko baritwaye neza. Urumva baje nyine abafana nyine beraho bisanzwe, ariko ugasanga mu bikorwa byose bitandukanye n'uwe nabo bari kugira gute, bari kwitabira. Nibwo mw'abana bapanze ubukwe nk'abaravi, ibyamamare bitandukanye, harimo ba Mama Niyori, harimo ba Shema, mbese Team Love yose. Kumva Team Love yose twarahagurutse dukutaho amakote, abambara barambara, mbese umwana wo mu ntara tutanazi nawe atahirwa ubukwe n'ibyamamare. Mbese mu by'ukuri ni hahandi bajya bavuga ngo ni harukuntu Imana ikubwira wenda umwana wanjye nzakugirira neza, ibintu byawe bizagenda gutya na gutya, nawe bibaze nyine uri umwana witwa Nyamasheke ntaki, noneho ubonye noneho ubukwe bwawe bwajemo ibyamamare kandi noneho byakoze contribution. Kumva atari abantu baje gutyo gusa, ahubwo ari nkaho ubukwe bwawe ari noneho bwabwitangiye. Aho noneho abantu nkubwira ati buriya rimwe na rimwe hari igihe umuntu agira umutima ariko twe ntitubone. Ngende kubivuga impamvu kino kiganiro gisohoye, nabwo ikintu cyabinteye uyu munsi ni birthday ye, sibyo? Nayo mukanya ndaje nyivugaho. Kumva niyo mpamvu nagiye ntekereza ese uri kuva Jojo twamenyana ngewe, uyu muntu wavutse uyu munsi kuva twamenyana, ubundi ni cye kintu namwigiyeho, ni cye kintu yamfashije, sibyo? So sinibyo gusa nyine ubwo aho kari kaje mu nkaho kantu kubukwe cyangwa n'abandi bantu batandukanye, bitewe n'iki, bitewe ko ibyo bintu nyine byo mbizi ko byabayeho kandi ari amakuru ngewe nari nihagarariyeho gatanu ku kandi nk'umwana wo muri timu. Murabizi nkina muri ya timu nitwa Kibobo, uri kubyumva, nk'umuntu wagiriwe icyizere nkaba umwe muri bo. Sinibyo gusa, ntabwo ibyo wenda gukorana nabyo si cyo byo ntuzi, aho no mu bundi buzima busanzwe uko tubana na wenda na Jojo, nicyo kintu nyine uyu munsi cyanteye cyankoze ku mutima. Uko byamera kose numva nyine izi saha ngomba kwitereka. Guys, nkababwiza ukuri, kumva kuko rimwe nagiye mujya mubona umuntu mukamubona yenda mukanamukekera ibindi cyangwa n'ibiki, ukabona umuntu wenda yigendera ugatangira ukamufataho ijambo. Ariko icyo mbabwiriza cyo ni kimwe, nyamuneka umuntu ushaka gukora kuri Jojo cyangwa se umuvuga nabi, nge rwose ndanidekaraye ntuzavuge nabi Jojo mpari, ukumva uko ngiye n'umuvuga nabi ubwanjye byo kugira ngo wenda mujye guserera kitusamaza tuhangane, sibyo? Uko ni umuntu nyine wanyeretse urukundo mu gihe abandi, haleluya, ariko mu gihe abandi bajyaga gute nyine hari ukuntu umuntu akwereka urukundo mu gihe wari urukeneye. Hari ukuntu umuntu akubwira ijambo ko nibwo gatabwa amafaranga, sibyo? Ko n'amafaranga ye nyine nayo ndayazi, ntabwo ntacyo nagushinja Jojo rwose, ukumva nyine nisa mubwite wenda bimeze gutya na gutya, ntabwo naburara kandi afite ikintu, ntabwo nyine bishoboka. Ntabwo igihe cyose namamagana mu bwati uyu munsi nyamuneka byanze mubyeyi, nyine areba ukuntu abigenza, uri kubyumva. Ariko icyo ndi kubabwira cyo ni kimwe, hari ukuntu tubona umuntu uri gukora, sibyo? None ugasanga twebwe kugira ngo tumuterega mu bitugu abo turi kumujomba amacumu, tumukubita imiyawe n'ibiki twifuza kasubira inyuma. Kandi mu by'ukuri umuntu iyo ari gukora abikunze, sinatwe gusa n'igihugu nacyo kibigiriramo inyungu nyinshi, kuko nibyo nkubwira nimba twipanze ko tugiye gusapotinga igikorwa iki n'iki, byose wenda bitewe na Team Jojo ariwe muntu bihedinze, kuko icyo kintu gitekerezo aba yakigize, uri kubyumva. Urumva aho naho ariyo mpamvu n'abantu bose mbashishikariza, nyamuneka mukore kandi dukora mu mifuka dukore, kuko mu gihe turi gukora simbabeshye ejo n'ejo bundi natwe igihugu cyacu nibwo nyine kigenda gigiye gisa neza. Kuko uyu munsi niba wenda ndi gukora wenda bino bintu wenda byanjye cyane mfite nanjye projet yanjye, ejo hari abandi nanjye ndibufashe, abo ngabo ndibufashe bumva uko byamera kose hari ikindi kintu bari bugenda buba. Nanjye ejo aho igihugu gishobora kunkenera mfite nyine umusanzu ushobora kugitera kandi noneho no kugira. Kandi sinibyo nuko kano kandi kuvuga mukabasha kunyumva, nuko naho navuye hari naho ngeze, kumva. Kuko ntabwo wenda mu myaka inishize cyangwa mu myaka 3 ishize cyagira ajya gacuruza amagi mu bizi, najya nkunda kubibabwira
Jojo ari mu bantu rimwe na rimwe nogeze kumenya nabo atakose Valence kuki nyine nk'ibi bintu utajyaga nyine wajya guhisha nyine ubuzima bwawe byaga nyine bimeze bite. Nkabati njyewe namenye nyine kubaho numva nta muntu mbangamiye, niyo mpamvu nagerageza rwose bushoboka nyine nkakora buri kimwe cyose nyine kinge cyo ku ruhande rwanjye, ariko nkavuga ati nanjye ninza kuza mu bandi muri mwebwe nyine tuvugana iby'akazi birangire. Nayo ubwe biramubabaza cyane kumva, kuko urumva wenda muri icyo gihe nubwo wenda atari yagatangiye gukora, ariko yari wa muntu n'ubundi utaburanye n'ikintu ya supportinga ya nyine ntuza wenda ikintu ya supportinga mugenzi we. So ndavuga ati rero buriya wasanga nyine bitari byari ishuri ryanjye, ariko igihe nk'iki n'ubundi ngize gute n'ubundi ndacyagufite. Iki ni ikintu cya kabiri nshimira Jojo. Hari ukuntu twajyaga tugira gutya abantu bajya basharingisha murabizi, ariko ngura umuntu twakiriye akarinka muri community umunsi nagashyiramo ejo bakongera wakaprodinga kandi kabateka kuzajya ubona mu link byawe n'ibiki si ukuba beke ndi imbere y'Imana nta gihe na kimwe kumva nigeze mparinki no yari ikizi ari kiganiro niyo yari behind the scene nafashe nk'abati Jojo kiri muri community wenda ngo nyine nkarya sine ni wenda yabaga atabibonye bitewe ko wari gihe nkungu hamagara mu gasanga mu kazi ke cyane na telefone ya bitewe n'ibyo arimo, ariko nyuma hagenda kumva oh Valence tipole sana tiwampamagaye bimeze gutya ngo byari bimeze bitamate akaya nafashe najya ukire muri community ajya kora nkabona tu intimba ya Jojo Films shared Valence tibisho cyaze ko comedy nkate kweli urumva mbese mugiye kuva natangira gukora nyine ni mu bantu bagiye banyene ku rukundo akanyere ku rukundo abandi nyine wenda banandwanya cyo nyongereho kureka mabwiza ukuri ndi mu bantu bagiye bahura n'ibikwazo bitandukanye, ariko we akari na wa muntu wenda nyine ari nk'ukuntu buriya nta muntu uba musekegore mu bintu byose hajya wenda hari n'intambara zikuza wenda nayo wenda waziteje, ariko hano yambwira ati Valence ntawo ngushaka muri ibi niba ngibi bigize kimuri ibi kubyumva nimba uriya muntu adakurenda ko muvugana gutya cyangwa se nyine ndaguseza niki mujya gusoreje ujye wicikira mwihorere ureke cyo zabyongera kuko ngiye none buriya nyine nanjye nagira kamere mbi ntago ari kubabeshya na wenda arije wenda yazabibabwira nagira kamere mbi ngiye umuntu yanyatatse ntitaye kwa umeze kose ndi mu bantu bashobora kugurisha inka nje kuburana inkoko nuko uko nari imeze, ariko yambwiye ati Valence ibintu byo guhangana ibi bintu bireke ibi ntago bitwika ibi nta mpamvu urangana n'umuntu mu biki ahubwo wahanganye nawe ugahangana n'akazi kawe ugahangana no gukora kwawe ibi nkene byo bintu bigize abantu kabihora akavuga bashaka so kwabeshya kuba mbese natangiye nyine kwa kujya nyine nuza impanuro ze, ariko namurikira gukora none ari mu bantu bakurikirana kane yawokoreye akantu cyangwa se yakubwiye ikintu nyine, ariko none nyine bikaba byiza kuko buriya ntago ariko buri muntu wari wese hakuno mama yagira akunda kudukurikirana yakubuza ikintu uyu munsi ejo wagisubiraho nakaza akubaga bitandukanye nuko ejo yari yakubwiye paka cya kintu nyine kiretse naye si ukubabeshya nyine hari ingeso nyinshi nagiye ndeka kugira kubera iki kubera Jojo nkavuga ati se uyu muntu yanyanangije bino bintu gutya na gutya ubu nakongera nkabisubiramo none yagira ngo iki kandi no nkaba mbona ari umuntu mu buzima ntatakaze ibyo byagiye bimuvugwaho ibintu bitandukanye abantu nyine bamurwanya n'ibiki, ariko reka mbabwize ukuri wenda nta muntu wenda ushobora kugira neza abantu bose ntago mbizi, ariko mpamya ko 80% nta muntu nkuko nagiye mbabwira nyine bitandukanye nimba nkubwira ati umuntu yafashije n'uyu turamuzi umuntu yafashije n'uyu turamuzi uyu muntu yakoreshereje uko mwana w'umufana kakana mukongera ukumva agahuruza abantu bose tukareka kujya mu kazi uwo munsi naho twakoze ukumva bamani yo ntibajya mu kazi bashema bande bose nyine baba star bose nyine benshi muzi nawo mutazi kumva bareka kujya mu kazi baramanuka bakameramane tumanukana ibikoresho bakubyumva tuje gukamera ubukwe bw'umwana wo mu ntara ibyo byose ari Jojo wabyize gutabyitandika bate murabizi mu nti zanjye none kandi umwana nawe nubwo ari muri family itazwi ariko ni umwana wanjye muze mu supporting kandi arabamwambaye ari iki none bibaza ko kujya mu mwana waturutse Rusizi wenda w'umukobwa yambarijwe n'abakobwa beza nk'abari abamimi bahande bose nyine iki none byongeye baba star wow ni n'umuntu yavijyaho bati uwampa Imana ndankifotoze nabo none akabona mu bukwe bwe noneho iki akababwiza ukuri uwite no kureka dusenge yenyabura aho bategenza akora iki muri cyo gihugu nyine nani hatungura abantu bakanumirwa kubyumva, ariko nkurikije nk'ibintu wambwa ari
hari ibintu utekereza wanabire ukavuga ati cyo ko ahantu wamugane uko kwimana bara no gusenga nabyo ni ibintu nyine bikomeye. Niba umwana nyine nkongo yaraje abastari ugasanga n'abantu bamukoreye ubukwe banamwambariye ibintu byose byo mu bukwe nitwe tubikoze. Uri kubyumva? Ese noneho njewe ari byo njya mbabwira ko mabwiza ukuri, nawe mu ndero wenda munampinga nababwiza ukuri. Valence, uri kumva? Umuntu ufite Valence mwe mumureba gutya mumurebesho wenda amaso y'umubiri, ariko ejo hazaza hanjye muri sinzi ko nabivuga, I know and I hope that, kuko ibyo nagiye mbona ni byinshi, ibyo maragiye inkorera ni byinshi. Ukumva? Ari nawe ndi kubwira nawe uri buje kunyumva kano kanya, uri buze gukora subscribe kuri Valence TV show. Umusanzu wakomeye nushaka unkunda hakiri kare. Ukumva? Nushaka on supporting hakiri kare mu gihe bishoboka, nko kwijambo ry'Imana ngo kuba ngo mushaka ubwami bw'Imana, ngo mushaka niba ngo bishoboka abone ngo mwambaza akiri bugufi. Namwe rero icyo nababwira cyo ni kimwe, mushaka mukora ibintu byanjye, mukora ibikorwa byanjye, ukumva mu nkunde, uko niza nakidikanya ko nari ntazababera ikigwari, kuko impamvu ntazijya mbabera ikigwari ni iyi. Icyambere nkuko nabibabwiye, nkora n'abantu bakomeye kandi bafite ubwenge. Ntabwo narakoranye na Nyambo ari umwana ashakisha akaduhedinga turi timbwa na kuriya, akaduhemba ubuzima bwacu kugenda buhinduka umunsi ku wundi, hakaza Kiramani, sibyo twese twita Daddy. Ibikorwa bye ntabwo nakirwa mbivugaho, ari genza mugaruko naye mubabwire neza ko bura nubwo mutubona wenda duhuza nawe haburi cyari ibindi. Hakaza Jojo umbwira ati Valence ibi bintu simbi gushakamo, manzo hagarare gutya. Mbese ni wa muntu uri abantu banyura ibyo bitandukanye. Hari umuntu ubwira ati we nibi ako no wenda we impamvu ni wa muntu wavuze ati ndashaka kumanza kukubaka mu mutwe. Kumva? Ako nabajya bagansezaho Valence ukora uhomba n'ibiki agahita ambwira ati Valence ibyo bigambo by'abantu ni gute bijya kubabareza umutima. Icyambere amafaranga uri gushora baba uri guhomba hari wajyanye mu ndaya. Ese uko badakora bafite iki? Ko nyine badahomba cyangwa se ngo iki badashotinga badakora ibi nibi bafite iki? Urumva umuntu nkonguwo mbese none naye ngatamanuka eba amanuka mvuga ati tayari sasa ko mfite byira umuntu mbwira ati code shop kandi mbona nyine ufate kugeza ku rwego rwiza. Ibi ngibi birahagije. So rero hari gihe nyine nzaza no wenda ngenda babwira ati gutya na gutya ibi nibi wenda nije nzaba hano noho bonyo bwanjye imikorere yanjye wenda bitewe n'ibintu runaka wenda ndi no guteza ndi no kubaka. Ariko nakubwiye ngo kuri munsi w'isabukuru y'amavuko Jojo rwose sikamubwiza ukuri nyine ndagukunda, ntabwo nabikubwira ko nanyenda nyakubita urabizi sinjya mvuga menshi yenda kwa ko rero nuvuga umuntu ari nko umuntu mugandi ugasanga yenda n'umuntu ngo kuba muri inshuti ngo nuko wenda ngo muhuza mu bintu byinshi muba muri ahanga gutya na gutya. Ariko ngewe reka ntabwo ariko bimeze kubyumva nyine tubonane ngo wenda gake gashoboka. Ariko ikiza ni kimwe nuko ibintu byose nyine aho tubonaniye nubwo aba ari gake gashoboka tuba turi mu bintu bifatika. Rero ku muri umuntu munsi w'isabukuru yawe ndabizi kino kiganiro zakibona ku wundi waguhamagara, ariko ubundi waguhamagara Mana yasenda ndamuhamagaye agenda agira amahirwe ko amfata niba atari mu kazi. Yamfashe kweli. So sinzi ashobora kuba ari mu kazi, ariko still uko byamera kose nyine ndifuza kumuhamagara, kumva nkamuhamagara basi noneho nawe mukanamwumva. Hari ukuntu umuntu avuga ibintu ukavuga ati wenda bimeze bite, ariko ndaguhamagara mpaka ndifuza ko rwose umfata none umwana akubwira ko ngukunda hose wabireba, kuko buriya umunima gukora ikintu cy'indashyikirwa mushaka kugira umugabo atarakubyaye nta hantu hamwe muhuriye. Mana nyagasani Jojo wamfashe kweli, mutajya wenda kwabeshya dore ndi guhamagara. Ko
niwe ndi guhamagara, reka nongere muhamagare bwa gatatu. Noneho igitangaje rero ureko n'abantu bamugani ibintu bigenda neza. Ibaze ko uyu munsi ni isabukuru ya Jojo ndetse na Shema. Twari dukunda kubafetera cyase ku tugishutinga ibanga. Bajyaga bayikorera rimwe nyine twajyaga iyo twafeteraga rimwe. Kumva uyu munsi rero nawo niho munsi nanone bose nyine ni isabukuru yabo y'amavuko. So njye bagane ma blessing mana gasaramenya ari mu kazi biranze neza neza, ariko haryo twaza kumufatisha bikaza gukunda. Reka ariko mamagare Gahima di ko kamagare Gahima ubundi yo musaza happy birthday. Umeze ute? Nta mahoro Amwita Shema. Bimeze neza wangu. Ujye umenya ko ngufana cyane. Ariko man, ndakwemera kuri rwa rwego rwa danje. Turafanana. Naririmbye Yesu mwana. Naririmbye yitwa Konko. Ago ndashaka kuzawukora ikiganiro. Kuko uburangiye umuntu nkunda. Mba ngomba no kumukundisha abantu babyanga babyembe. Eko harya ubundi butumaranye imyaka ingahe tuziranye? Harya ubundi imyaka 3. Harya bura twamenyanye ako hoya. Harya ibanga barayimaze ingahera ni 3. Ako se ko no muri Jeunesse twayiga duhura. Sibye ko na nyakana nyine bitarakunda neza. Nari nakora nedo n'ingi usigaye mu kibuga. Eko ubwo gahunda ndaza gukoresha fundraising mwese umuntu yagize nanjye ndongore kuko nani izunguro none bishoboka. Ikintu kihutirwa ntago ari ukurongora, ariko nanone nabyo bira gogiki umuntu ndamufite kabisa. Umva mfite umukobwa umeze nka Nyambo neza. Ubundi nanze ko zashaka Nyambo none bamutereye ivi. Rero nahise nshaka undi mushyashya. Ibyo bireke. Gahima. Chamani nyine ndakwemera, so nyine uziko uyu munsi nyine sabukuru yanyu, ubundi uziko tukishutinga ibanga twayanye tubafetera hamwe na Ravi. Oya nuko uko byamera kose ndi kubitekerezaho. Ubu ngubu oya urumva nari kubanye muri team y'ibanga n'iki, ariko uko byamera kose n'ubundi nabwo urumva ntago nafata umwanzuro ntamenya ngo bimeze bite. Ari iby'abakuru, ariko uko byamera kose byange bikunde icyumwe ndakizi. Ngayo nguko rero. Gusa Jojo muri kumwe se namubuze mwana. Namubuze kabisa. Niko Kakwani kuma wamumbwire ko mushaka. Yagira ngo wenda ni gahunda zihutirwa cyangwa wenda iki agahita agira, ariko nyine ndumva nyine mfite umunwa, ndumva mfite ibintu byinshi byo kuvuga, ndumva sinzi ko nababwira. Kambikore. Sawa mungu wanjye rero, ugira ibihe byiza, twabanye neza mu gihe cyose twamaranye, nyine twabanye neza, uri inshuti yanjye cyane we, nubwo nyine wambwa nimba ntakwicaza ngo mbikubwire neza ibintu turi kuganira gutya. Ariko basi buriya no kubwira umuntu ko umukunda man ntako bisatu.
asante sana Mungu wanjye. Nako ari umupapa ariko nawe narasaze ko Valence nabaye. Sasa. So, ngaye guko rero ndene kwabwira. Nyine ukuntu ibintu bigenda nyine bigahurirana. So, Shema na Ravi uyu munsi ni umunsi wabo, ni isabukuru yabo y'amavuko. So, sinzi ukuntu nyine nari nabyibagiwe. Nyine ubundi mwibanga nyine tugishutinga ibanga biteko twayatubana nawo umunsi ku wundi, nimwe twayatubafetera rimwe tukabaririmbira rimwe tugate happy birthday to you. So mbashije gufatisha Shema, ariko Ravi sinzi ngo bimeze bite, sinzi ashobora kuba ahuze cyane cyangwa phone itari hafi, ariko buriya ashobora kuza kutuvugisha. Ariko nyine nagira ngo nawe nyine rwose mubwire ko mukunda, kuko buriya mu bintu bibura ntukagire. So ndongera ndamuhamagaye ngiye kumubwira bwo bwa nyuma nibiza gukunda turamuvugisha, muri kumubona kumva ndamukunda cyane, ariko nyine nta kundi kuba atari hafi ya telefone n'iki, abari mu bintu byinshi birashoboka. Ariko uko byamera kose wenda rigenza kuri kiganiro ubutaha none tunari kumwe kumva ndi kugenda muhamiriza, kuko uko byamera kose n'ubundi n'ikintu kiganiro bivuza kukibona. Ariko bavandimwe icyo ndi kubabwira cyo ni kimwe, nimba ukunda umuntu jyo bimubwira atarapfa, sibyo? Jyo bimubwira ugifite uburyo bwo kuyumubwira, kuko kano kanya nimba ukunda Valence guys, wenda nje wenda kuguha nimero yanjye kubyumva ukanahamagara, cyangwa se namo mirakira bura nabyo bijya biho byiza n'iki. Ariko icyo ndi kubabwira cyo ni kimwe, turetse ibintu bya blague, nimba ukunda umuntu uzajya yumubwira. Hari ikindi kintu ngira ngo mbabwire abavandimwe, hari ukuntu usanga ufite nk'ababyeyi bitewe n'ukuntu wenda waturutse wanyu umeze uhihibikana n'ibiki ugasanga rimwe na rimwe umubyeyi wawe ntugira gute hari amagambo amwe namwe utamubwira. Mugiye mufite guys, hari abantu benshi batabafite, mwese mbihanganije, ariko nimufite umuntu w'ingenzi mu buzima bwawe, nkuko ndi kuvuga ati kano kanya ngewe nifuza kubwira Jojo kuri no sabukuru y'amavuko ko mukunda kandi mwemera cyane, kandi n'abantu bo kuri Valence TV show no kuri Konko Media ko tumwemera, ko ni byinshi yagiye adukoranye tukayibona nkuko nawe mbibabwira. Nawe nimba ufite umuntu ukunda uzajya ubimubwira, kumva uzajya ubimubwira. Harukuna njya Nyambo ati bara Nyambo mwana ngenda gukunda, kumva ndakunda kuvuga ati mwana wanjye ndagukunda. Mu by'ukuri ntago ari uko muruta, kumva ahubwo nyine ni wa mubano nyine, uko nyongewe nimba ukoze ikintu cyangwa se niye nkuyumvamo kimwe, uko niyo nkwanza sinkubeshye pe rwose, nabwo nkubwiza ukuri nkavuga ati reka urumva bite n'impamvu niyi sinkukunda, kandi nutansa imbabazi wenda nyine ubuzamenye ko tuzaba tubyaranya abo ngabo. Bavandimwe rero inshuti zanjye, umuntu yavuga byinshi, ariko happy birthday kuri bano bantu babiri. Happy birthday kuri Shema na Ravi, ni abantu dukunda cyane, ni abantu bagiye bakora ibikorwa bitandukanye, nawe nyine twagiye tumenya. Mbese kano kandi namwe muzi Ntimba Ravi, uzi Ntimba Ravi, azi Shema, azi Ravi, kuko niho n'abagiteri barimo kandi no banabishoboye. None sinibyo mwumvishe umwe tubashije kuvuga mbashije kuvuga na Shema kuko nawe yari ari hafi, mwumvishije mutunguye, ntabyumvishe. Buriya ndamubwira ati ni umuntu nyine nawe tubana imyaka byura nyine 3 nkuko mwabyumvishe. Ni wa muntu tubana nawe umunsi ku wundi, ni wa muntu nyine umunsi naho nahuraga nyine nawe, ni wa muntu nawe wambereye nyine imfura nyine pe, kumva mu buryo mwe cyangwa ubundi twaye dupangana ideo nyinshi zitandukanye ukubyumva. So rero no byajya kuri Ravi nyine bigaca umugani, kuko wenda Ravi ho ari no kunagira gutyo ugasanga ngiye ko nkabona wenda man no yarakana nibagiwe Ravi hari no wankore naro nari ngiye ntavuze kuri Noheli ni ya kuri Noheli ubushize simba beshe kibamba nari mpagaze gutya, harukuno ngira gutya, ntabwo ngiye nkirira abana b'abantu ubwo twende meze gutya na gutya. Man harege nyine ukubitwa kavuga tanganye nanjye nitanje, ariko nagiye kubona mbona Jojo akamessage yankubise mane yagasanye, avuga ati Valence bimeze bite, nuko nguko yambwiye. Avuga ati mere wete nisanye ni ibintu biba biri aho ngaho. Avuga ati se ubu ngubu ntwere ubundi bimeze gute, avuga ati wapi nyuma nakwamiye gato tinaragafanye ati wapi. Man yankubise akamessage, navuze ati mane yagasanye ngire gute na direct akima message nese nyina bitamanuka namakano sukinyama asige naye nyagura igisifanta kinini kumva. Ndavuga ati ndakivimvira so no asigaye
mwese muvuga ati rero kuko iyo minsi nyine hari akazi naho kari kugenda neza n'ibiki, hari ukuntu nyine ujyana n'agakriza nari maze iminsi nshutinze nyine neza ndi block ibintu byose, bitavuga ati oya hari byari kubonana kino cyumweru anga yasigaye urumva nzayagira amatike ya kino cyumweru, mbese none ninjira mwaka mushemeze gutya. Niyo mpamvu nungu muri kubona mpagaze neza nambaye agakote, mbese ndaho ndi gushima Imana. Guys rero buryo ko nicyo ngicyo nari kubabwiraho, mbese ni mubona umwanya nyamuneka abantu muzabankundire, ni mubona umwanya muzankundire Jojo, ni mubona umwanya muzankundire Nyambo, ni mubona umwanya muzankundire Kiramani. So nta bantu nyine twabanye neza, ni ababosi banjye kumva, kandi no bamfasha mu buryo butandukanye. So ikindi cya kabiri mbabwira ngo namwe mwese mukore subscribe kuri Okonko Media n'ibindi bikorwa byinshi cyane bigiye bitandukana muzajye mugenda mumbonamo, kuko ubu ngubu rero naje nje ibi by'ubunebwe nabiretse, nubwo ntigeze nebwa, ariko noneho ubwo ndi gukora ndi ku muvuduko wisumbuye ko nakoreshaga. Ikindi kintu mbabwira abavandimwe, ndaza gushyira nimero muri description. Njye nyine nkunda ibitekerezo, ariko nanone ibitekerezo bitari by'ubuginga. Umuntu wese ufite ikintu cyo kuba yambwira no ko yambresinga, ariko njye guys izo badiaspora ubundi tujye tuvugishwe, mudafasha abana biwanyu nayo ngo batera imbere bazamura ibintu bikorwa by'iwanyu, ubundi muzafasha abandi. Njyewe nkumva mbabwiye ati njyewe mfite amaproje menshi atandukanye, mfite ibintu byinshi bitewe n'ukuntu abantu bagiye bangirira neza, nanjye mba numva hari abantu bifuza kwitura neza. Hari abantu nje reka mbabwire, hari nk'ukuntu njya mu nkunguro ndavuga ati nkigira muri Kigali ntarabona wenda ikintu cyo gukora, akazi nafite karako gusenga gusa. Njya nsengera ku misozi itandukanye, nkari ko n'abantu bahangayitse nkarabo dusengana, mbese ngo muri ngeri zose abafite umugani biki, ariko ntagera. Mbese nge ndi wa muntu ugera no kwiba muturage wa handi hasi. Wenda nakana kanya Kiramani haranatajya, wenda kano kanya Jojo haranatajya bite n'inshingano nabamaje kugira, ariko none ngewe izi aho hantu hose ndagiye mbabaje. Rero reka babwize ukuri, nta kintu kirimo kugira ngo ufite umutima wo gufasha, ariko no kuri buri kintu cyo yote uri kintu cyo gufasha. Rero bavandimwe mwese muzandeba urukumbuza ku kiganiro, ari n'ibishoboka ndifuza kuba nashinga ka fondation, wenda ejo n'ejo bone nshobora kuzatangira kubikora, kujya nyine handi hora n'umuntu nyine wabaye niyo namugura ikiro cy'isukari ku bushobozi bwanjye, sibyo? Ariko nkavuga ati basi no muntu ya gasukari bitewe nanjye, kuko narinzi ko abantu benshi bagiye bamfasha nabo bose nagiye mbabwira, sibyo? Nyimba yihangana akambwira ati mwana wanjye ubundi bimeze gute, ko hari igihe cyagize neza mbona Kigali giye kunanira, ndabenye ndavuga ati bimeze bite, kumva akangira ibitekerezo bimeze gutya na gutya, bati Valence ugeze mu gihe kiza cyo gukora, urumva ugeze, ndavuga ati ndakora iki ko ndano kurya nari ingumi, byumva yani nyine apemza izarabwo nyubone byose bigize handi Kiramani bavuga ati narakenye nagize twese nta mutaro ufite ubwoba nyine kwa Kiramani, ariko bano bantu nyine atandukanye byo mpamvu nta kintu cyo nko kugira andi mashami akuriwe kambwa atigira gutya na gutya. Bavani mwe navuga byinshi, ariko ibiganiro byanjye nakagaruka. Imana y'amahoro ibampera umugisha, kandi mwese guys mu sharing ibikorwa byanjye, mukore subscribe, share, comment. Ikindi nkuko nababwiye ndabashyira nimero aho ngaho, ufite icyo kumbwira, ufite icyo kumburesinga, ufite inama yangira, mwese munyandikire, ndabifuza kandi ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana agumye kubana namwe.